Reka ngusuze shiti mukunzi wacu dukurikiye uri hirya no hino mu mpande enye zitandukanye, wari mu majyaruguru, amajyepfo, uburengerazuba, burasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Nkwifuriza gukomeza kugubwa neza, nkubwira ngo Imana ikomeze ibane nawe. Wowe rero wakoze bikanga muri uyu mwaka dusoje, reka nkubwire ngo ni igihe cyiza cyo kuba wategura uburyo uyu mwaka tugiye gutangira uzawukoramo bigakunda, kandi nkwifurize kuzahirwa muri byose. Uzaba umwaka rero w'ishya n'ihirwe muri byose. No mwaka rero tugiye gutangira hari ibintu byinshi bigiye guhinduka, hari intambwe abantu benshi bagiye batera nkuko tuzagenda tubibona. Burya ngo na mwaka utangira ngo habure abanyabirwi bashya twunguka. Ni mu gihe rero Mutesi Scovia agiye kuba umugore wa kabiri mu Rwanda ushinze televiziyo yiwe muri kino gihugu cy'u Rwanda. Umunyamakuru rero Mutesi Scovia washinze ikinyamakuru Mama urwa Gasabo ndetse n'umuyoboro wa YouTube yatangaje ko bitarenze muri Mutarama 2025 azaba yamuritse rero ku mugaragaro televiziyo ye bwite yashinze. Mutesi Scovia yakoreye ibitangazamakuru binyuranye birimo BTN TV mbere yuko yarafata icyemezo cyo gutangira kwikorera, abinyujije rero mu gitangazamakuru yashinze yise Mama urwa Gasabo. Yagaragaje rero imbaraga zidasanzwe akora ibiganiro byatumye izina rye rihangwa amaso haba hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Ku ruhande rero rw'ibyo abivangamo no kwinjira muri business ashinza aho yaje kuba ashinga inzu y'imideri. Yibanze rero cyane ku biganiro bya politiki, aribyo rero byamuhuje n'abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu, ariko kandi yabaye cyane inshuti y'abaturage. Uyu mugore ntiyasibye kandi no gutera inkunga ibitaramo by'abahanzi, ku buryo rero ubu ari umwe rero mu bateye inkunga igitaramo cya The Ben kizaba ku itariki ya mbere Mutarama 2025, aho kizaba rero kibera muri BK Arena. Mu kiganiro n'itangazamakuru rero kuri uyu wa mbere tariki 30 Ukuboza 2024, Mutesi Scovia yavuze ko nyuma y'igihe kinini ibiganiro bye rero n'abandi banyamakuru bakora bitambuka ku muyoboro wa YouTube, agiye rero no gutangiza televiziyo. Ati reka mbonero rero no kubaha andi makuru atari ivumbi. Mu kwezi kwa mbere k'umwaka 2025 nta gihindutse Mama urwa Gasabo umwarebaga online, murayireba rero no muri salon nka televiziyo isanzwe. Mutesi Scovia rero atangaje ibi mu gihe aherutse gutorerwa kuyobora inama y'ubutegetsi y'urwego rw'abanyamakuru muri RMC, ndetse rero yabwiye abanyamakuru ko igihe kigeze kugira ngo buri wese ukora uyu mwuga aba afite rero n'ibyangombwa bimuranga. Ati ni byiza rero ko utunga ikarita ikuranga nk'umunyamakuru. Mu by'ukuri rero mutekereze rero umunsi nzaba ndi mu kiganiro rwose. Ati nimutekereze umunsi nzaba ndi mu kiganiro bakambwira bati kanaka yafashwe, nkavuga ni ntabwo ari umunyamakuru. Mutekereze rero ukuntu nzaba niyumva. Mutesi Scovia rero yatangaje ko agiye gushinga televiziyo Mama urwa Gasabo nyuma rero y'igihe ibiganiro bye bitambuka kuri YouTube channel yiwe. Mutesi Scovia rero yafunguye umuyoboro we wa YouTube, yawufunguye tariki 25 z'ukwezi kwa mbere 2021. Ibiganiro rero amaze gushyiraho bimaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni 57 zose. Mu gihe rero Scovia Mutesi abaye umugore wa kabiri ushinze televiziyo nyuma ya Niragire Marie Fresh
washinze Genesis TV muri Kamena 2020. ngayo nguko rero murumva ko n'umwaka uzaba ushimishije, n'umwaka uzaba ari uwo ibirwi ku bantu ubeshi. Reka rero nawe nkubwire ngo niba ufite impano wibitseho, ni igihe kiza cyo kuba wayigaragaza. 2025 tugatwika tukimanukira, kuko n'umwaka tuzakoramo ibishya byinshi, aho kuri Mura TV naho muzajya mubonaho ibiganiro biri live rwose, ibiganiro biryoshye, ibiganiro by'ubwenge. Twatumiye abanyempano batandukanye, tuzagutumirira abakinyi ba filime, abahanzi, dutumire abakomediye, dutumire rero abandi bantu bafite experience y'ubuzima bashobora kuba bagusangiza. Mbese n'ibyinshi uzabonaho. Tuzatanga serivisi zo kwamamaza, aho uzajya utubwira ikintu ukora, tukagufasha kukigeza ku banyarwanda muri rusange. Mbese nkubwire ngo n'umwaka uzaba urimo ibitangaza byinshi. Murumva ko Mutesi Scovia we yabitangije muri kuno kwezi kwa mbere. Ikindi kandi sinzi niba nakantu mwumvishemo karyoshye, ku itariki ya mbere ni kuri bonane, hazaba hari igitaramo kiryoshye, igitaramo cya The Ben. Rwose reka nkurarikiye kuzakitabira, kizakibera hariya muri BK Arena. Ni byinshi cyane rero bizaba biba kuno munsi. Turaza kubigarikaho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Mwifuriza rero gukomeza kugubwa neza, gukomeza gusoza umwaka unezerewe. Hanyuma ngiye rero mwumvaga ni wa wundi wanyu ni Gift Mura nk'ibisanzwe. Iyi ni Mura TV mwamukurikiye, kandi subscribe tubane ibiganiro byacu by'ubutaha. Ndabakunda cyane, mugira amahoro y'Imana.